Ubu tuvugana mwabibonye ko RIB yamaze guta muri yombi umuyobozi mukuru wa Rwanda FDA Profeseri Emile Bienvenue. Ntago kandi ari Profeseri Emile Bienvenue wenyine, ahubwo yatawe muri yombi ari kumwe na bamwe mu bayobozi ba RSSB y'u Rwanda ndetse nabo mu nzego zibanze ariko bakorera RSSB. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri yavuze ko aba batawe muri yombi harimo bamwe mu batangaga ibyangombwa byo kugira ngo wenda inganda runaka zibashe kuba zakora, ndetse by'umwihariko hakaba harimo nabo mu nzego zibanze nk'abayobozi b'imirenge cyangwa se utugari. Mu bafunzwe Rwanda FDA ifitemo abantu bagera ku 10 barimo umuyobozi mukuru ndetse na Dr Ngiringabo Eric ushinzwe ishami rishinzwe ibiribwa mu rwego rw'igihugu rushinzwe ibiribwa n'imiti. Aha kandi harimo umugabo witwa Dr Nyamwasa akaba ari umugenzuzi wa FDA ndetse n'abandi bantu benshi bafunganywe n'aba bagabo. Dr B Murangira Thierry yavuze ko uyu nguyu Profeseri Emile akurikiranweho ibyaha birimo gutanga ibyangombwa by'uko inganda runaka zishobora gukora ariko atabanje gukurikiza imyanzuro y'akanama ka tekinike. Naho bamwe mu bayobozi ba RSSB bakurikiranweho gutanga ibyangombwa cyangwa se gutanga S-mark, ibyangombwa mu buryo budakurikije amategeko. Ngo bagaragaje ko mu bushakashatsi bwagiye bukorwa ibigo bigera kuri 18 byahawe ibyangombwa bitujuje ibisabwa kubera aba bantu. Umuvugizi wa RIB akomeza atanga ubutumwa ku bantu baba bazi ahantu hakiri ziriya nzoga zaciwe z'ibyuma ko banyamuneka batanga raporo yaho ziri nazo zikakurwa zikareka kuguma guteza ibibazo ku Rwanda. Ngaho kanda subscribe, ukande like, unasharinge kugira ngo ntugacikwe na update news cyangwa se amakuru agezweho hano ku Dushya Kingdom. Nge nitwa Eric Ratu.